uwitwa Munyakazi Sadat ku bijyanye no kuyobora ikipe ya Rayon Sport ndetse n'amafaranga azanye muri ekipe ya Rayon Sport ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bivugwa bisakazwa n'ibitangazwa bigiye bitandukanye ndetse n'abantu bagiye batandukanye bavuga bati ese Sadat azanye iki muri ekipe ya Rayon Sport, ese aho ngaho sikara hanyuze tugiye kongera tukabona n'ubundi ya Sadat Munyakazi wayoboye Rayon Sport bikamunanira, ese ubundi bimeze bite? Ni nyuma y'amakuru yatangajwe n'uwitwa Kalisa Bruno Taifa, akaba ari umunyamakuru wahoze ukorera radio ndetse na TV10. uyu mugabo yarekuye ibomo cyangwa se igisasa avuga ati Rayon Sport uwitwa Munyakazi Sadat agiye kugaruka muri ekipe ya Rayon Sport ndetse ari perezida wayo azanye kitwa miliyari 2.5 z'amafaranga y'u Rwanda zigomba kuyobora ekipe ya Rayon Sport agiye gushora muri ekipe ya Rayon Sport. Uwo ni Sadat Munyakazi. Uyu mugabo rero akitangaza ino nkuru nange nese mbaza bamwe mu bantu bo muri ekipe ya Rayon Sport ndetse na bamwe mu bantu bagenda barebera hafi ubuyobozi bwa Rayon Sport ndetse n'abandi bari mu buyobozi, barambwira bati ibyo bintu koko nibyo biri kuvugwa, biri no kuvuga yuko abarimo Paul Muvunyi, abarimo Twagirayezu Tadeyo bagiye gukurwa muri ekipe ya Rayon Sport. Sadat ngo azanye agafaranga gafatika kandi ashyigikiwe na bamwe mu bayobozi bakuru b'igihugu, harimo n'umukuru w'igihugu by'umwihariko avuga ati nawe biri kuvuga yuko amuri inyuma, bikavuga yuko harimo n'abandi bagiye batandukanye bayoboye ikipe ya APR Football Club barimo na Afande James avuga ati Rayon Sport yakaba yari ekipe iyobowe neza ku buryo tubona competition byibuza muri no champion y'u Rwanda ifatika, apana ibingibi byo kuza tubona Rayon Sport yoroshye. Rayon Sport yaguza abakinnyi ku mifungo, yaguza abakinnyi baraho bana kigenda bawaya. Sadat Munyakazi aravuga ati ngomba kwigaragaza nkayobora ekipe ya Rayon Sport. Yabisabye bamwe mu bantu bakomeye bayobora na bamwe mu bayobozi bakomeye b'igihugu, baramubwira bati ese Sadat wayobora Rayon Sport ndetse n'abayobozi bagiye batandukanye bagenda bamubwira ati wayobora ikipe ya Rayon Sport koko nk'uko bivuga ekipe ya Rayon Sport wayibyimba? Arababwira ati Rayon Sport ngewe ndi tayari nayibyimba, nayishuramo ikintu bita agafaranga, Rayon Sport nkayigurira bisi, Rayon Sport nkayihemba, Rayon Sport nkayigurira abakinnyi, Rayon Sport nkayizanira abatoza bafatika, Rayon Sport nkashyiramo timu ishinzwe kugura icyitwa abakinnyi bagiye batandukanye bagomba gukinira ikipe ya Rayon Sport. Iyi ni breaking yatanzwe n'umunyamakuru bita Kalisa Bruno Taifa, ni umwe mu banyamakuru bakomeye babayeho mu gihugu cy'u Rwanda. Nge ndamwemera cyane, ni umwe mu banyamakuru mfatira y'ikitegerezo mvuga ati kabisa uyu ni umwe mu banyamakuru bakomeye kandi unatangaza icyitwa Zandani. Nk'ibisanzwe uyu mugabo bita Kalisa Bruno Taifa ni umwe mu bantu batangaza amakuru y'indani amwe mu ekipa agiye atandukanye. Nyimara kumva iyi nkuru yivuga nange nese mvuga nti nange hari abantu tugenda tuganira nabo muri ekipe ya Rayon Sport, reka mbabaze ese bimeze bite ibya Sadat kuba yagaruka muri ekipe ya Rayon Sport. Barambwira bati aba bagabo bayobora Rayon Sport barimo ba Paul Muvunyi, barimo ba Tadeyo Twagirayezu, barimo ba Murezi Abdallah, bande bose bano bakire bose bayobora Rayon Sport bahamagajwe ndetse biri kuvuga yuko bagomba gukurwa muri ekipe ya Rayon Sport kandi bagakurwamo noneho ubutagaruka mu buyobozi bwa Rayon Sport. Bari kuvuga bati aba bagabo twabahaye Rayon Sport babeshya abantu ko bafite amafaranga yo kuza gushora muri ekipe ya Rayon Sport, tubaha Rayon Sport batuzi ngo na abantu bagiye gutanga amafaranga byibuza agaragara muri Rayon Sport, ariko byarabananiye ibijyanye n'imiyoborere. Akavuyo kari muri Rayon Sport karongeye karagarukamo nuko kaza kisumbuyeho, byavugaga ko harashize imyaka igera kuri ngahe batagaragara mu buyobozi bwa Rayon Sport. Byibuza ubuyobozi bukuru bw'igihugu bavuga bati byibuza barize babonye umwanya wo kwitekerezaho, kariya kavuyo ntabwo kazongera kugaragara muri Murera. Ariko kaje ahubwo noneho kikubye inshuro zirenga 10 nonoza kari muri ekipe ya Rayon Sport. Ngaho kuza kugura abakinnyi, ngaho runaka arashaka runaka, ngaho nande ni ibintu nyine ubona bidasa neza muri ekipe
ya Rayon Sport. Ibyo ngibyo byatumye ubuyobozi bukuru bw'igihugu bufata iya mbere uvuga ati babasaza, mwe mwita abasaza bashaje, mwese mugombe kuva muri ekipe ya Rayon Sport, muyireke, tugiye kuyishakira abandi bayobozi bagiye batandukanye. Sadat Munyakazi yahise agenda aganiriza abo bayobozi, baravuga bati Sadat arakonvenka, ndetse baravuga bati ni we muntu wenyine wabasha kuyobora ino kipe ya Rayon Sport. Sadat Munyakazi ku gipfurumba cye cy'amafaranga azanye muri ekipe, biri kuvuga ko azanyemo angana na miliyari 2.5 hafi 3 zo gushora muri Murera. Aravuga ati Rayon Sport ndayishoramo miliyari zanjye 2.5, ndayagaruza mu myaka 2 cyangwa 1, ndabona baje kugaruza amafaranga yanjye, ntawe nkeneye ko azigeramo amafaranga, abe Paul Muvunyi, abe Gacinya, abe Tadeyo, abe ndabende, nta n'umwe nshaka kama amafaranga, ngiyeho ikintu bita amafaranga ndayifitiye, ndagura bisi ya Rayon Sport nshya, bisi ya Murera nshya. Aravuga ati ndagura abakinnyi bashya bakomeye nimuramuka mumpaye Murera, kandi abakinnyi bari ku rwego nk'urwo APR igura abakinnyi, nk'urwo amakipe atandukanye nka za Simba na za Yanga zigura abakinnyi, kuko ni miliyoni byibuza guhagurukira muri miliyoni 100 zo kugura umukinnyi ugomba gusinyira Murera. Ibyo rero Sadati agiye kubikorera Murera, nibaramuka bayimuhaye ubuyobozi akabufata akabucatira, aravuga ati nge mfite ubuyobozi bwa Rayon Sport, ako kantu ngagomba kugakora. Bamwe mu bantu muri abo bayobozi bamubwiye batese Sadati ko nawe tukuzi muri bari abasaza, kandi ako kavuyo kaba muri ekipe ya Rayon Sport namwe bavugaga yuko ngo hari ukuntu amufite mu kuboko, ibyo byobyo urabimanaginga ute? Urabasha kuyobora Rayon Sport gute? Nyamara hari byavuga yuko nawe hari ukuntu bakuvuga, bavuga bati nawe urakemangwa, bavuga bati bivuga yuko nawe ahubwo ari wowe utezamo ibyo bibazo byose bigiye bitandukanye by'imiyoborere mibi, byo kuvangira nabyo kugira ute, nawe uri umwe muri abo ngabo bagenda bavangira ubuyobozi, mukanavangira Rayon Sport, mukayizanira abakinnyi ba nta kigenda, mukagenda mukora ibintu bigiye bitandukanye muri ekipe, nyamara yari iri mu mujyo mwiza, ari ikwiye kuba ari ekipe ikomeye mu Rwanda ndetse no muri Afurika. Sadati yavuga ati mushyire umutima hamwe, ikibazo Rayon Sport ifite ndakizi, ikibazo Rayon Sport ifite ni amafaranga, ni ubushobozi bw'abana basaza budahagije. Ati ngewe Rayon Sport ni muyime, ndaterekamo ikintu bita amafaranga, kandi ndayigira ikipe y'ubucuruzi ikomeye, ngizagisinya kontara. Byavuzwe yuko ngo yashatse kuguriza ubuyobozi bwa Rayon Sport amafaranga agera kuri miliyoni hafi 150, ngo maze ubundi azishyurize kuri Rayon Day. Ibyo ngibyo byaravuzwe ko ashobora gutanga miliyoni 150 bakazikoresha ibyo myiteguro, ariko ubundi wakizeyishyurira akizeyishyuriza ku kibuga. Ni ibyavuzwe, ariko ntago tubizi niba koko Sadati ibyo bintu yaremeye kubikora. Ni amakuru twagiye dukurura, ariko ntago ari Sadati ubwe wabyiyemereje. Rero iyi nkuru navuze ni Sadati nibyo koko ahawe Rayon Sport, reka tubyemere. Ese buri mureye wese ahantu yicaye ari kwibaza akavuga ati saho ngaho ntago yaba aje kweskoro kabareyo, aje kudukoreraho wa mugani wabone bavuga bati ko nawe bivuga ko uri Nyanza, uri wo muri Nyanza niyo za Ruhango, baravuga bati kandi abantu baho ngaho bajya bakemanga, bavuga bati muramura abantu b'abatawuneri, rimwe na rimwe muvuga ibintu nimubikore nk'uko mwabivuze. Ataho Sadati icyo kibazo nawe ibyo bintu yabaje avuga, singa za miliyoni 500 z'abasaza twaburiye irengero ntizongere kugaragara, nyamara baraje bavuga bati twe dufite miliyoni zacu 500 tugiye gushora muri Murera. Ibyo bintu murabizi, twarabivuze, twarabiririmbye, turavuga bati abasaza ba Rayon Sport bazanye miliyoni 500 muri ekipe, ariko ntakubeshye nta na miliyoni banze 100 barakoresha mu bwabo, bikuye mu mufuka ya mafaranga. Uvuga ati aya mafaranga bayakuyemo, baravuga bati tuyahaye Rayon Sport, byibuza tuyiguriyemo umukinnyi ugaragara, kuko niba ba Adrien Jaro baguze komite ya Tadeyo,
ni Radwan Jaro, ni Basanana, ni abakinnyi bari aho babayabaya badashoboye basinyishijwe muri ekipe ya Rayon Sport. Bakavuga bati Sadat nawe utabuje kutubeshya no kudutuburira yuko muzagura abakinnyi bagiye batandukanye nimubagure. Sadat yabwiye ati mushyire umutima hamwe, nge ndi umuntu w'umugabo uguma ku ijambo yavuze. Ekipe ya Rayon Sport ndayiyobora mu buryo bugiye butandukanye kandi ndayiyobora neza. Byavuzwe yuko uyu mugabo yamaze kwihabwa tayari ari umuyobozi cyangwa se ari umwe mu bantu bari gutekerezwa kuba baza muri ekipe ya Rayon Sport vuba bidatinze. Bari kuvuga bati Sadat Munyakazi ayobore Rayon Sport, yihitiremo komite yose izamwungiriza mu bijyanye n'ubuyobozi bwa ekipe ya Rayon Sport. Aravuga ati uzihitiramo umuvugizi, wihitiremo buri kimwe cyose kiri muri ekipe, ariko ekipe imererwe neza. Ibyo rero Sadat ari kuvuga ati ngombe nyobore Rayon Sport. Ari kuvuga ati Rayon Sport ngomba kuyiyobora uko byagenda uko ariko kose, uko byaba bimeze kose. Rayon Sport Sadat arashaka kujurira. Sadat ari gushaka kujurira Bareyo aho muri hose mu byumve. Sadat ari kuvuga ati ndajurira muri Rayon Sport natereranwe igihe nari nyiyoboye, icyo gihe nari nkikennye, atari ikintu bita amafaranga yarabonetse kuri Sadat, si ikintu kibuze. Nawe ubwo arabivuga, aravuga ati ngewe ikintu bita amafaranga ntago ari ikintu kibuze, kuba nafata miliyoni zanjye, miliyari 2 cyangwa 3 zanjye muzo ntunze nkaba nazishora muri ekipe, kandi umwuga uzunguka. Kuko ari kuvuga yuko agomba gufata Rayon Sport akawikoramo umushinga uzabyara amafaranga kuri Rayon Sport ndetse no kuri perezida wa Rayon Sport n'ubundi ugiye kuba Sadat Munyakazi. Aravuga ati ngewe buri kimwe cyose cya Rayon Sport kizaza kiba gicuruzwa. Rayon Sport ubwayo ni igicuruzwa, ekipe ubugizwi ndetse n'ibintu bigiye bitandukanye. Avuga ati ubwayo Rayon Sport ni igicuruzwa, nanjye ubwanjye ndi ikindi gicuruzwa. Kuko nabo baravuga ati nge ndi Sadat nyine, ndi umugabo uzi gucuruza, ndi umugabo utsindira amasoko agiye atandukanye, nkakora ibi n'ibi. Amakampani, afite kampani yubakaye, ati ngiyi ni kampani ziwe zijyanye gukora ibijyanye n'amashanyarazi n'ibiki byose. Ni umwe mu bagabo bafite amafaranga. Sadat Munyakazi aravuga ati rero nge Rayon Sport ndayibyimba njyenyine, nta musaza n'umwe mfashijwe nawe, atakugira ngo bazanansuzugure banyinjire mu miyoborere ekipe yanjye. Nge Rayon Sport nzayiyoborera uko numva mbishaka. Uwo ni Sadat, miliyari 2 akazishoramo. Abandi basaza ba Rayon Sport abitwa barwana ishyaka bamwe b'indani baba bavuga bati natwe ntabwo tugomba kurekura, nabo barahari ntibashaka kurekura. Bamwe na bamwe bari kuvuga bati Sadat we ntazagaruka muri Rayon Sport, yagambaniye ekipe, bo niko ko bamwita, ariko si uko nguko ubuyobozi bukuru bw'igihugu bubibona. Na nyakubahwa perezida wa repubulika ibi bintu arabyumva. Ekipe ya Rayon Sport ihabwa umuntu ufite ubushobozi nyabwo bwo gufasha ekipe ya Rayon Sport, akavuga ati nge Rayon Sport ndayifashe nyihembera. Rayon Sport irahemba imishahara y'ukwezi, ukigura abakinnyi ugasanga igorwa no kubahemba. Byibuze Rayon Sport ibona umuyobozi ufite ubwo bushobozi bwo yahemba Rayon Sport. Rayon Sport ishaka umuyobozi ufite ubushobozi bwo yagura abakinnyi 1 cyangwa se 2 yiguriye, n'ibintu bigiye bitandukanye byose. Kuko baravuga bati Rayon Sport ni ekipe ikomeye ariko idafite ikintu na kimwe yubakiwe, ntihemba neza, nibayeho neza, igira amakuru mabi ntibumvikana. Ese Rayon Sport yaba ari ekipe ki muri ibyo mu gihe byose itabikora? Rero Sadat ari kuvuga ati ibyo byose nije kubikemura, kuko ndazana ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ndazana bisi, ndazana ibintu byinshi bigiye bitandukanye muri ekipe
ya Rayon Sport. Rero nimukomeze kugenda mukora subscribe, abandi mwinjiye muri groupe yacu ya WhatsApp kugira ngo zandani dukomeze kugenda tuzihererekanya mu buryo bugiye butandukanye. Rayon Sport na ekipe ya APR FC ziri kwitegura gukora imyitozo mu buryo bugiye butandukanye, kuko kuri ubu ngoma ekipe yombi Rayon Sport yamaze gukora imyitozo, APR nayo turategereje turebe niba koko iri buze gufungura imyitozo, tukaza kureba ko ku mugoroba nibwo twabonye ekipe ya Rayon Sport ikora imyitozo y'abakinnyi bashya ndetse n'abasanzwemo, ariko twabanje kwibanda kuri bano bashyashya bari kugenda bigaragaza mu myitozo ekipe ya Rayon Sport. Dutegereje kumenya icyo abayobozi bwa Rayon Sport buri butangaze ku bakinnyi bashya baje muri ekipe ya Rayon Sport, ndetse dutegereje n'ibigiye bitandukanye biri buze gutangazwa n'abo bakinnyi, cyangwa se niba koko ubuyobozi bwa Rayon Sport buri buze kuza gukoresha bano bakinnyi banyine mataramu bamaze gusinyira, cyangwa se koko bari kuvuga muri ekipe ya Rayon Sport. Ibyo nabyo nibyo gutegereza tukareba. Gusa ise yinagamo ino nkuru y'uwitwa Munyakazi Sadati, nayo iba indi nkuru hatari, ibijyanye n'imyitozo y'abakinnyi, ibijyanye n'ibigiye bitandukanye bindi byo gusinya muri ekipe ya Rayon Sport. Abo no mwarabu Ryan wanakoze igeragezwa, cyangwa se gukora igeragezwa, ariko bita Mohamed Sheri we yanze gukora igeragezwa, ari kuvuga yuko atagomba gukora igeragezwa. Ese koko biraza kuba vuba ku munsi w'ejo dushobora kubona Sadati Munyakazi yagarutse muri ekipe ya Rayon Sport, cyangwa se dushobora nawe kubona bano basaza ba Rayon Sport aribo bakiyoboye Murera mu buryo bugiye butandukanye. Mukomeze no kugenda mugira ibihe byiza, mukore subscribe ndetse munagende mwigaragaza mu buryo bugiye butandukanye.